Emention TV Forever. Ibuka gukanda subscribe ku Ishen TV ikugezaho ibintu byiza kandi bitandukanye. Ibitekerezo byanjye byose ni wowe, umutima wanjye utera ku bwawe. Igihe cyose ni wowe mba ntekereza, gusa simbizi. Ndumva nongeye kuba mu rukundo, ntabwo nshaka gutegereza undi munsi. Reka gumfate mu biganza ndakwinginze. Igihe bose bavugaga yuko nabaho nagufite, narabanyomoje ubu ndagufite. Icyaba cyose uko naba meze kose, byose nabicamo ku bwawe. Mu rukundo yego, igihe cyose yego. Urukundo rwawe rwaransajije. Ibitekerezo byanjye byose ni wowe, umutima wanjye utera ku bwawe. Igihe cyose ni wowe mba ntekereza, gusa ntabwo mbizi. Ndumva nongeye kuba mu rukundo, ntabwo nshaka gutegereza undi munsi. Reka ngufate mu biganza ndakwinginze. Waramutse mukundwa, oh mana yanjye, uyu ni umunsi wacu w'ubukwe. Ndanezerewe kuba nkufite, wa muntu nzagumana iteka. Ubu ni njye nawe, reka tujye mu kwa buki kure cyane. Dore ni ukuri uransaza, mukundwa ni ukuri ndi kumwe nawe. N'ubimbajije wese mpita mvuga ni yego. Yego ni ukuri n'indirimbo irabyemeza yuko ari wowe gusa nkeneye. Mukundwa wanjye uramfite, n'ubimbajije wese mpita mvuga ni yego. Nanarwana kubera urukundo rwawe. Ibitekerezo byanjye byose ni wowe, umutima wanjye uratera ku bwawe. Igihe cyose ni wowe mba ntekereza, gusa simbizi. Ndumva nongeye kuba mu rukundo, ntabwo nshaka gutegereza undi munsi. Reka ngufate mu biganza ndakwinginze. Mukundwa ni ukuri n'uwundi wawe, n'ubimbajije wese mpita mvuga ni yego. N'indirimbo nayo yabikwemeza yuko ari wowe gusa nifuza. Mukundwa ni wowe gusa nkeneye, n'ubimbajije wese mpita mvuga ni yego. Nanarwana ku bwawe. Ni Forever. Ibuka gukanda subscribe ku Ishen TV. Mukundwa ubu ndi uwawe, yego yego. N'ubimbajije wese mpita mvuga ni yego yego. Mukundwa ubu ndi uwawe, nanarwana ariko nkarwana urukundo rwawe.